Ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire, nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politiki, muri showbiz ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye mu gishanga cya Nyabarongo hano mu mujyi wa Kigali, tukaba tugiye kubagezaho amakuru ari kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ibintu biri kuhabera. Murabizi yuko mu gishanga cya Nyabarongo ari igishanga kigari kandi kinini cyane, akaba ariho habonetse ibidasanzwe, aho havumbuwe iki kigabo kinini cyane cyari kiri munsi y'ubutaka, cyangwa se uvuge yuko cyari kiri mu gishanga mo hasi, ariko bakajya babona ahantu harimo haratimbaguza nk'aho hari ikintu kirimo. Nibwo baje gufata umwanzuro bakaza gushakisha ya mamashini kugira ngo barebe icyaba kirimo. Mu gucukura nibwo basanze iki kigabo kingana gutya, aho bivugwa yuko aha hantu haba harashyinguwe umuntu kera cyane, ariko mu nyuma rwose bakaza gusangamo iki kigabo kingana gutya. Abantu benshi bakaba bari kwibaza ati se iki kigabo cyabashaga kuvuga, ese byagenze ute? Mu bari bari aho hafi babashije kuba bakumva impumeko yaho, bavuze yuko iki kigabo cyavuze ndetse kikaba cyaravuze amagambo akomeye. Ibyo byose nibyo tugiye kuba twagarukaho, ndetse iki kigabo naho bacyerekeje, ibyo byose nibyo tugiye kuba twagarukaho. Wowe utari wabasha gukora subscribe, wabanza ugakora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'inkuru ziba ziri kugenda zitrendinga hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa ndetse no muri Afrika, tutibagiwe no ku isi hose. Ngayo nguko rero, reka ngushimirire wowe umaze kubikora. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba washyizeho support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Twigarukire rero ku nkuru nyamukuru. Nk'uko mubibona, hari abanyamakuru bagiye batandukanye ndetse n'abaturage babashije kuba babona iki kigabo, bagize ubwoba bwinshi cyane bitewe n'uko cyagaragaraga mu ishusho ikomeye cyane, kuko iki kigabo bayabashije kuba bagishyira muri dipine biranga, ndetse iki kigabo nacyo kivuga amagambo akomeye, aho cyavuze yuko rwose ibihe bigiye kuba byahinduka ndetse ari mu minsi ya nyuma. Uwizwa akomezwe yezwe, ndetse n'umuntu wari uri mu bibi agire icyo abikoraho kugira ngo ahindukirire Uwiteka, kuko imperuka iri hafi. Ibyo byose cyavuze nyuma yaho cyahise giceceka, ntawongeye kumva ijwi ryacyo. Ibindi byose bagikoreraga, n'uwakibazaga ntabwo cyamusubizaga, gusa nticyanateraga amahane, ahubwo iki kigabo bagishyize mu modoka, imodoka ibura ubwahaguruka. Byatangaje abantu benshi kuko cyari kinini cyane, ariko mu nyuma baje gukoresha amamashini bakijyana muri mize y'u Rwanda. nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho, bakaba bagiye kugikoreraho iperereza. Muri uko kugikoreraho iperereza ni uko hasohotse indi nkuru ivuga yuko iki kigabo aho bagifungiye babuze aho cyari giti. Abandi bakaba bati ubanza yari umuzimu, kuko umuntu ungana kuriya ntabaho, kandi umuntu uba munsi y'ubutaka ntabaho. Kandi kuba bari barahashyinguye umuntu, ibyo bigaragaza yuko rwose ibyo bintu bidashoboka yuko uwo muntu yavamo ikintu kingana kuriya. Yakabaye yaraboze kuko hari hashize igihe kinini cyane. Abanyamakuru nabo bakomeje kugenda basesengura iby'iyi nkuru, ndetse banagaruka yuko rwose ibi ngibi biri mu byo byahanuwe byo mu minsi ya nyuma, nk'uko nacyo cyabivuze. Cyatanze impuruza, cyangwa se cyavuze yuko imperuka igiye kuba. Ngayo nguko rero, reka ngushimire wowe, kora subscribe nawe utari wayikora. Ni iby'agaciro.